ikanagura n'ibyo yahoze babwira nyirishema urumva yitiriwe ya bwato. Aya mabara rero igitare, umukara, haraburamo irindi bara rimwe ry'ibihogo niryo rigize ya mabara yandi bababwiye 18 akomoka kuri ayo mabara uko ari atatu. Tubaha ikaze muri uyu muhango murakoze nyakubahwa guverineri ukaba n'umushyitsi mukuru bakire nyakubahwa uramutswa ubwatsi aka karere ka Nyanza kugira ngo atugezeho ijambo ry'ikaze anatwakirira abashyitsi. Umushyitsi mukuru muri uyu muhango wo kumurika Inyambo ku nshuro ya mbere nyuma y'imyaka 70 uyu muhango utabaho banje kuba hagarariye ibihugu byanyu, hagarariye igihugu cya Zimbabwe, hagarariye igihugu cya Ireland, mwaje kwifatanya natwe nyakubahwa senateri, nyakubahwa intebe y'inteko, banyakubahwa muhagarariye inzego z'umutekano, bashyitsi bahire, basangwa beza turi kumwe, nagira ngo muri aka kanya muntize amashyi n'impundu twakire abashyitsi. Nyakubahwa umushyitsi mukuru, abanyakubahwa muri hano mwese, nagira ngo mbahe ikaze muri uyu muhango nk'uko namaze kwivuga uheruka mu gihe cy'imyaka isaga 70 ishize. Nyakubahwa umushyitsi mukuru, nagira ngo tubonereho no gushimira intore zirusha intambwe kuko nyuma y'imyaka myinshi Inyambo zitakiri mu gihugu uyu munsi zagarutse, ndetse tunabyishimira mu byo twishimira ibyagezweho muri iyi myaka 30 tumaze igihugu cyacu kibohowe. Twihaye intego
yo kuba icyerekezo, yo gufata icyerekezo cyo kuba izingiro ry'ubukerarugendo bushingiye ku muco n'amateka, ari naho mu mwaka wa 2021 batangije igenamigambi rirambye igamije kugira Nyanza ahantu hasurwa abantu bakahatinda bakaharara bakahirirwa bakiriza kugira ngo turusheho kuko kuba igicumbi cy'umuco, ari nabyo twahereyeho muri iryo genamigambi rirambye. Kimwe mu bikorwa tugomba gutangiza cyangwa se gukora kandi buri mwaka umutambagiro w'Inyambo, kumurika Inyambo, igikorwa kirimo kandi dutangije umunsi ku nshuro ya mbere, ariko duteganya ko kizajya kiba buri mwaka. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, Nyanza mu rwego rwo gukomeza kuba igicumbi cy'umuco koko no gushimangira iyo ntego twiyemeje, hari ibikorwa byinshi duteganya. Hari byakozwe, uzi ko dufite inzu ndangamuco ebyiri, hari ingoro y'amateka y'abami mu Rukari aho twari dutaramiye, hari ingoro ndangamuco yo kwigira aha duteraniye. Izo zose zikaba zunganirwa n'ahandi hantu ndangamateka na ndangamurage, bavuga nk'umusezero w'abami, bavuga mu gakenyero kwa Musinga n'ahandi dushaka guteza imbere kugira ngo Nyanza koko ikomeze gusigasira ayo mateka yacu, ikomeze kubungabunga umuco, tugamije koko gukomeza kuba igicumbi cy'umuco. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, abanyakubahwa muteraniye aha ngaha, ndagira ngo muri aka kanya nongere mbahe ikaze, nishimira ko mu kanya turi gutemberezwa n'abanyamateka ndetse n'abahanga mu bijyana amateka y'inka, aho bari butugezeho ikiganiro tugaragariza amateka y'inka n'inzira y'Inyambo, n'inzira yo kugaruka kw'Inyambo mu Rwanda nyuma y'imyaka myinshi zari zimaze zitagihari. Ndagira ngo rero abanyakubahwa muri hano munyemerere nongere nshime cyane intore zirusha intambwe nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, kuko yatekereje ko umuco ari cyo gicumbi koko tuvomamo ibisubizo byose tubona muri iki gihe, kandi tunamushimira ko uyu munsi twishimira kuba Inyambo zaragarutse mu gihugu. Ndagira ngo kandi mbonereho namwe kubashimira mwese mwe mwitabiriye umuhango, bizeza ko muri buryoherwe, haba imbyino ndetse n'icyo kiganiro bimaze kuvuga, kugira ngo murakagira Imana, murakagira u Rwanda, murakagira inka. Murakoze cyane.
ku irembo kwa senda yaganje ndi inzoka y'indyanyi nkora mu gifunga abanyamareto bakitanga nitembagaje mu bikingi by'amarembo ngira ngo nkingire inyambo ubwo bari baraye bandirimbye mu itorero nitabana umuheto mugeranya urwo rugamba ruremye mu bantu umuhanga umubisha wari ubarangaje imbere ntiyamenya hanyuze ubwo nkomeza ubwo bandirimba abahungu ndetse baza kunteza n'izindi nka zari aho zaraniye abaswara igicuku kigeze hagati inka nzigezemo aho nahategekeye ababisha n'abatwara ntanga amabwiriza ababisha barayakurikira mbayobora uwo mugoroba wose mu ijoro rishyira inkoko ndusha umurebe mu rukerera nimana inka n'inkomere inka z'i Rwanda zambonyeho umuvunyi urakoze nazi urakoze yavande wakazi ndohaye urakoze cyane yadifuza itere ntambara amacumu ya ruhatandekwe ndahindiraho nyirima w'urindi nanjye ni Manzi Gerard Manzi muzamarere kotanira gutsinda n'ukuri iyo mutarudaterurwa y'ubukombe bw'intare n'ubukombe bw'intare guma muraziye mu bikombe bitaragera kuka n'iye mu mbaye gwe natabariye u Rwanda urwango rwakwiriye imihana yose haraniye kumaraho mwene kanyarwanda isezerano kuyihagarika n'ukuri nyinshi ngira uko ushaka uko nshaka nuko ndigira ishema rishenjagura gukirigaje imizenya byungo nkaba ndikunda bizamigwa kuze neza nkabijya bigarangaje bigarama mweto wanye n'igitare uteye mu bitare tukibitera ibiti bihagaze guma iri tsinda rero tugiye kuganira ku mateka y'inka mu Rwanda ndetse n'uruhare rwazo ku kuzahura ubukungu bw'igihugu no guteza imbere umuco murumva ko ari itsinda ryizewe nimumfashe murikomere mu mashyi maze twanze iki gihe gito tubaganirira kandi iteka mpera kuri Rutinywa murumva impamvu yabyo Ibuganza bagira imbyino nkunda yitwa ngo mureke tuvuge inka ngo kuko agatsinda turazigira Rutinywa rero reka mubaze inka kuko agatsinda urazigira bakagira imana umuyobozi uramuswa aka karere yavuze ku kirari cy'Inyambo uyu munsi ntituri bujye mu mateka y'inka kuva ku bwa Gihanga y'amashyo ariko duhere ku Nyambo mu gitabo cyawe Inka Rwanda nakunze ko Inyambo ntizivuka nk'izindi ziraremwa ukaba umwe mu baremyi bazo turebera Inyambo mu kiganiro urakoze cyane noneho umwitiremo Inyambo mu kiganiro reka mbanze nazibabwire mu kiganiro nyuma turaza kuzibamurikira ahangaha turi hari Inyambo zavuye mu mutwe w'Inyambo zitwa imbabazamahanga zikaba zihagarariwe kandi n'umushumba wazo imbabazamahanga nari nakubwiye ko zibangikanye n'abadaheranwa ubwo rero ndazigutambagiza nzihereye aho mwinjiriye hariya hari intahanasoku zirimo imfizi uruhogo wayibonye n'isumba yayo hafi yayo aho ngaho izo nizo kwa Mbaga n'umushumba wazo mukuru akaba ari uzoroye zikurikiranye n'izindi nka zavuye zitwa Inyangamutsindo zavuye mu basirikari gabiro rizavu force ikirari cyazo tugenda tugera aho ziri turazihasanga izavuye mu Muhozi n'Itiro hari izavuye mu Ngeyo hari izavuye mu Zogeye izo zo kwa Ruhana n'indi hari n'izindi zavuye kwa Kamirindi nawe yari umushumba w'Inyambo waragiraga Inyambo z'Ubugondo gusa izo nazo twarazibonye aho zari ziri ariko n'izari ziremeye hamwe nk'izo ngizo twabonye ariko n'izizikomokaho twabonye n'ibyishimo bikomeye nta gisa nko kugira icyiza cyawe n'abandi bakagikunda
twasanze inka aho ziri mu karere baraziyitiriye, bazita ubwoko bwabo, bazita amazina yabo. Icyo nicyo kintu cyadushimishije, kuko iyo batazikunda ntabwo twari kuzongera kuzibona, byari kuzatugora tuzirema bushya, kandi abakurambere bari baraturemeye intangiriro. Dusanga inka barazikunze, baranaziyitirira, biradushimisha cyane. Ndetse abatoya bajya banareba aha muri ibihugu duturanye bakatubaza batese ko tubona bafite inka zisa n'inyambo, buriya ni inyambo, ntabwo wazita inyambo iyo ugeze iwabo mwabipfa. Bazihaye ubwoko bwabo, zitwa ubwoko bwabo. Ngira ngo mukwiye kubyishimira mwese, kugira ikintu cyiza ukunda n'abandi bakagikunda bakanakiyitirira. Ngizo rero inyambo zaremwe n'Abanyarwanda. Ngiki kirari cyazo ni kirekire, igitaramo nikirimbanye ukomeje ndakomeza nkikubwira, ariko wakwakira inyambo zawe nkazi kandi z'u Rwanda. Arakoze Maître Rutinywa. Ati ntawe uvuga ngo umpe inka, ari ngiye gutinyuka kubivuga, ariko nzakomeza kutoneho amaherezo uzangabira. Bakagira Imana. Afande Nyirimanzi, mu bwiru n'ubusizi n'amateka mujya mumbwira ko atabashije kwinjirirwa n'abatwinjiriye mu mateka, rimwe na rimwe bakayandika uko babishaka. Iyo tugiye mu gisigo cya Rukomo rwa Bugihugu ejo bundi aha mu 1700, wasanga Maître Rutinywa yari ariho icyo gihe. 1700 mu gisigo cye yisenga Imana yabonye inka. Gira amabanga ukomozaho tubone ubwiru bw'inka mu Banyarwanda. Urakoze cyane, kuko Rukomo rwa Bugihugu ku ngoma ya Mibambwe Sentabyo mu gisigo cy'icyanzu cyiza cyane agira ati Imana yabonye inka, bivuga ko Imana ariyo soko y'ubukire mu gihugu. Agira rero ati Imana yabonye inka, bantu bene inkizi, ibweranyoni bwa Nyirabusage, uwazitunze akaba umututsi, zironkwa n'umuhutu akaba yabaye umwega, n'uwamunenaga akamutura umugeni. Nta mubi wazitunze, mwambura ubusa mbabwira amavu y'inka mwene bene inkizi. Ati zibyara Imana, nayo Imana ikabona umwami, ngeze nk'Abanyarwanda. Inka rero yo hambere bigaragara ko yari ifite agaciro kanini, urebye mu nzego 3 nuko bivuga mu bisigo niko bigaragara. Urwego rwa mbere, inka nizo zari ubukungu bw'ibanze mu Rwanda, ko nizo baheragaho bagurana ibiki, zari nk'ifaranga ry'igihugu. Cya kabiri cyerekana agaciro k'inka nuko arizo zaheshaga icyubahiro uzitunze. Umuntu wese yaharaniraga ko umuherwe w'icyo gihe ni wari ufite inka. Icya gatatu, mu muhango wo kuraguza Abanyarwanda bose bakoraga bijyana no kubaza Imana, nizo amapfizi niyo yavagamo icyo bitaga amamana. Yaraguzwaga rero ibihugu, waraguriza ikindi mu muryango cyangwa umuntu ku giti cye, ariko waragurizaga igihugu yakoreshaga amamana arizo imfizi ntoya. Umusizi wa kabiri ndetse uza mbere ya Rukomo rwa Bugihugu ni umusizi witwa Nzabonariba, uzwi cyane ku ntebe y'abasozi Kiruri, kubera ko yasize igisigo cyitwa Inka zigira inshorera. Ati inka zigira inshorera, abashorera ingiswa baragana ya nyabana babiri babiguma, umva iguma y'inyamazi akama, yazimaze amaziri muzigirwa wamuzindutse wabyibizinzo, ihora yahoranya mu rwahuzo wa mbago. Nzabonariba rero ahangaha arasaba umwami Mazimpaka inka yo gushorera izindi, bikavuga kuziha izina ry'icyubahiro yo kwitwa ingabane z'ibwami. Ubwo rero ntizibe zanyagwa uyibonye, ndetse n'ubonetse wese ntabe yazigenda. Arazisabira rero n'igikingi icyo gihe Nzabonariba cyaho azazitungira, ariko kuzabona Kiruri. Yarabigabanya rero ibyo bintu bibiri byombi, inka ishorera izindi kuko ije muze zitwa ingabane, n'igikingi arakibona. Niko nuko yabonye umusozi wa Kiruri muri Nyabuguru, ubaye igikingi cy'uwo muryango w'abasizi bakomoka kuri uwo mukurambere Nzabonariba.
igisigo cya gatatu ndibona aririmbe kuko igisigo burya cyaravugwaga nk'inkuru karangiza kikavugwa mu mataga yaziri muzigirwa ayo ni amataga yazimaza amaziri muzigirwa wa muzindutsi wa mpibizizo ahora nyamurwa ahozwa mbago ubwo wagira ngo umwami utamukangura cyane mu mataga nyine ndetse arananiwe ijwi kasa n'urishyira hasi ariko iki cya gatatu cya Segacece tunagishyira mu rugera Segacece we yabaye ejo bundi ku ngoma ya Musinga mu gisigo cyitwa iteka ry'Imana nawe avuga ashaka kuvuga ko ubwo himye umwami w'inka yuhi bivuga umwami nyine wuhira yuhi burya bivuga kuri biva kuhira ubwo rero himye umwami w'inka bibaye mahire murabizi ko Musinga yimye nyuma y'amakimbirane menshi ariko abo umusizi abwira abanyarwanda ati muhumure buri bwo himye umwami w'inka bibaye mahire aravuga rero mu gisigo cy'urugera ati iteka ry'Imana ritera igihugu umugisha bagishira bindero yanze guhiga yarugira yaca umuriro kwera umugisha n'iteka rero ry'Imana yadusigira ruhingo rwamwi kozi nkamushyira imihayo watumaze imbere ugihabwa nturambi nkabihindura imuhabura duhake ega dawaho wagaherewe sinatinze sinatebye sinata urukano rwawe sinataye urukano rwawe ni ukuvuga ngo nakomeje kuguha kwa urukano ni akantu batwaragamo amata y'inka ku byarakanyeretse ati ngaya amacumu mbarasanira simbara ibitero ndi ku muhango ngibubwe bihendo baduhaye ahawe n'Imana niduhaku abavunyi b'inka za rugwe ntibatananya wabaye n'Imana bamarikira abavuza barwigwe n'abaramutsa barweza mbuga rwiwe ngwaduhoza ku ndagano ubwo rero yavugaga ko ubwo ni mwami w'inka amahoro atashye mu Rwanda kubera ko ubutunzi mu gihugu buzaboneka nibwo riravuze tubuhoro bwacu buhire mutagera wa nta rugero wusumbye ubw'imihana dore imihayo yanyu mbahoranira uko gabye ndatanga namba n'inyoga intanzi rucizo wanze ko njya mu mizi ntabwo ndi wigenda njya mu mahembe sibyo amahembe y'inyambo muyitegereze kuri ya shusho iri cyangwa muze kuzireba mu rwego rw'u Rwanda ko ashinzwe imisamisango ibera mu isanzure ziramunyuma neza n'imisamisango ibera mu isanzure ntabwo ari imisango iyo bajya mu kiliziya iyi misa umusa misango ibera mu isanzure bivuze iki bivuga ko isanzure riri isoko ya byose na bose na twese ari amahembe y'inyambo niyo ameze nka ntene iduhuza n'ibyo byose bikatumbira mu ihame rya rimwe aho byose ari bimwe ari rimwe noneho rero niyo mpamvu zahawe n'ububasha bakunze kuvuga ngo Imana yabonye muri byose twavuze ku mugoroba inyambo cyangwa se binyuze muri aya mahembe yazo niyo aduhuza n'isanzure Imana niyo yabikije amabanga yayo ku isi inka ikizakura ihame ry'iryo rimwe rero indira kimenya niyo mpamvu abantu bose bazengurutsaga imisozi arizo bayoboraga aho uko u Rwanda ruzamera mu gihe kizaza bakamenya ikibi kizatungukira n'uko kizatsirikwa bakibona uko kizatungutse bakanishakira imitsindo n'ubundi igatangwa n'inka bazizanye ubwami twabibonye bigatangira ku mugoroba w'ibyiza twabayemo noneho bigakomeza bukeye ariko kuri uwo mugoroba abantu bose bakarara bejejwe abatware bakezwa abiru bakezwa abanyarwanda bakezwa biturutse mu musore w'umugenda n'umwangavu w'ikari twabivuze u Rwanda rukezwa ruba rwerezwa ikirango bukeye bose bakire ya mitsindo inka zibitse
abanyarwanda bose bagira uwo mutsindo ube muri bo. Ubwo rero nibwo abatware bashya bejejwe n'abiru bashya n'abanyarwanda bashya bajyaga gutwara, ari abatwara bagatwara, ari abajya mu ngo zabo bakazijyamo, mu byejejwe no mu misozi yabaye mishya bitewe n'intsinzi yabonye. Kuko mbere itarabona intsinzi kigaragaza ikibazo yabaga itaragira, yabaga ifite amazina yayandi ameze mbese nk'aho ari ay'intsinzwe. Ariko intsinzi ibonekeye amazina y'imisozi arahinduka. Ni muri ubwo buryo dufite imisozi yose, zaba iyi Mwima ari uko ari inka zayerekanye, na hano mu Rukari tuzavuga kwa byishya mu gano tuzakora kujya mubyumva. Iyi misozi yose ikikije aha ngaha kugeza za Save, kugeza za Gito, kugeza za Sakara, kugeza Kigali, ni inka zayerekanye kandi zanatanze intsinzi byagomba kuzatungukira. Ntibiba ako kanya, ariko igihe kiragera, kuko byinshi byabaye ku bwa Gihanga twari tukibona uko byagomba gutsindwa, kuko hari cyane byagomba guturuka mu Rwanda biturutse ku bukoloni n'abanyamadini bumvikana, aho hose byagomba kugera hari hazwi nuko hatsindwa. None mwavugaga rero ngo Inyambo ziba ku mirwano mu mwaka wa kangahe? 59. Dore ikindi banga rihishe rero ibyo. Bivuga ngo imitsindo abanyarwanda bariko gukura mu Nyambo ikomoka ku Mana, muri uko kuva ku Nyambo niyo abantu bahunganye urabahuza, niyo abantu bagendanye abasigaranye, ibibutsa ibakangurira kuzatsinda cya kibazo kizajya gute cyerekana ko cyatukiye mu Rwanda. Ubwo n'igihe cyarageze, ubu kuba turaha ibi tuvuga imigambi dufite ni intsinzi yanyuze mu nka yatunyuzemo. Ubu ngubu tukaba aha ngaha niba tubyemera nibwo tukaba turi mu misango ituza n'isanzure. Yego, urakoze cyane. Urakoze cyane Nyirishema. Kumurikirwa izi Nyambo n'ubundi ngo si intati, kandi ntizigeze ziba intati ngo ni interabuntu, ngo zokotse mu bicu, ngo zigakura imishya ku mutima, zigatera ibiribiri ku mubiri. Ngo n'uwabaga zitunze atarazitunze umutware yamuturaga umugeni. Bakora ibyaye gatatu, hakazaza n'izindi nyinshi. Ubwo ni mu muryango zituma umuntu avuga imwe n'imwe. Ariko noneho mwene nyoko burya n'uwo musangira ibere, buriya rero inka nazo dusangira ibere, kandi bigakora mu binyejana byatubanjirije byinshi biri imbere. Ndetse nkavuga ngo ni mukuru wacu, kuko zo zibanza no kwibere twebwe tugakurikiraho. Inyana nizo zidusigira, ntabwo ari twe tuzisigira. Ibyo rero bigatuma umunyarwanda azindi imwe n'inka. Hari umugabo wo muri Irlande nawe wambwiye ko niwe waba ari uko, yambwiye ngo afite ibisekuru niba ari 8, ari kumwe na ambasaderi hariya, yaje kumbwira ko bamaranye inka. Nguriya yicaye inyuma ya ambasaderi, uriya mugabo uri inyuma ye neza mu bitugu, yambwiye ko inka iwabo muri Irlande afite ibinyejana niba ari bigeze kuri 6 by'ubworozi wabo. Ati natwe tuzindi imwe nazo niko byagenze, ati nuko byari bimeze. Murakoze, nuko inka rero ari mwene nyina w'umuntu. Murakoze. Munyemerere dusoza iki kiganiro dushimitse nyakubahwa Perezida wa Repubulika wagaruye Inyambo mu Rwanda, akaduha impamvu y'igitaramo cy'uyu munsi. Ndabashimiye. Murakoze cyane. Izi Nyambo zije hano ni isibo ryavuye mu mutwe w'inka rubanda, zimwe ziragiwe na wa mubyeyi uri hariya Dr. Christine.
umutwe w'inka rubanda rero niho bororera inka z'indishya z'uru rugo ziza muri uru rugo zirimo imfizi yazo nyundo icura mu gicuku rugwiza nk'indorani. Murakoze cyane, mwishimire inyambo, murebe inyambo. Nyuma ya rugwiza nka rero hari iriya rutagenda mu kimena, hari rutagenda mu kimena, hari ingabo, hari rudahumbira induru, hari imbonezamihigo, hari Para bajar para que llegue a tu mundo, luego voy a ir a
n'ikambo ya Moringo n'ishagiruka y'ubwiza n'ijana ritangiwe n'ijana kubirwa n'urwo fata n'umukono rwabo nimusubire ku manywa mu kigabiro cy'Rwamagana ya Rugondo rwa Sharanga mazura ibiti biturike amabuye agatutubika ndetse batanye ingaju mbura wabyaye rusi inzira baga mukobwa uzakora ikizasasa nzasi nzacumeta uruhindu ndamazi uruhindu nyina w'ingajita nishingi byane gasana babugira tabizuye mwana wakwaga zinjiri nyarije nyarije ko bititi na feka bajunya maranga mirwamuga Ambassadors of Zimbabwe and Ireland, nyakubahwa meya w'akarere ka Nyanza, nyakubahwa intebe y'inteko y'umuco, abayobozi mu nzego zitandukanye muri hano, bashyitsi bahije mwitabiriye ibirori byo kumurika Inyambo, badahigwa ba Nyanza n'inshuti zanyu, mwiriwe neza. Ambassadors, our distinguished guests, allow me to speak my speech in English. My colleagues who sit with you will help you in translation. I want to thank you for coming and be with us in this event. Thank you very much. Nyakubahwa meya w'akarere ka Nyanza, abayobozi mutandukanye twifatanyije mu izina rya nyakubahwa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu tutabashije kwifatanya natwe kubera izindi nshingano z'akazi, no mu izina ryanjye bwite ndabaramukije kandi mbifurije ibirori byiza byo kumurika Inyambo bibaye ku nshuro ya mbere, bikaba bibereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza ku gicumbi cy'umuco. Turashimira inteko y'umuco, akarere ka Nyanza n'abafatanyabikorwa babo bateguye ibirori bitari bisanzwe, ibirori byo kumurika Inyambo. Nabyo byinjiye mu dushya tugamije guteza imbere umuco no kuwukoresha mu kubaka igihugu cyacu. Kuva kera nk'uko byasobanuwe, inka zahoze ari izingiro ry'ubukungu kandi zikagira akamaro mu buzima bwose bwa muntu. Impamvu y'uyu munsi nagira ngo nigarukeho gato impamvu twamuritse Inyambo. Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 yasenye u Rwanda n'ibyiza byarwo harimo n'Inyambo. Nyuma yo kuyihagarika habayeho kongera kugarura Inyambo mu Rwanda no mu Banyarwanda ndetse no mu rugo by'umwihariko aho zisurwa I Nyanza mu ngoro y'abami guhera mu mwaka w'2011. Aho Inyambo ziziye mu Rukari, umubare w'abasura iyi ngoro warazamutse cyane, bigaragara ko abantu bakunda Inyambo. Nyuma y'umwaka umwe Inyambo Rukari, abasura Rukari bikubye kabiri, bava ku 14,000 bagera ku 28,000. Ariko kuri ubu tuvugana bikubye inshuro zirenga enye, kuko abasura iyi ngoro bagera ku 50,000 bakinjira buri mwaka, bakinjiza miliyoni zisaga 100 mu bukungu bw'u Rwanda. Kumurika Inyambo n'ubundi byajyaga bikorwa mu rwego rwo kugaragaza iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi
ribera ku Murindi mu byo twita agrishow. Inyambo zikava i Nyanza bakazimurika, ndetse abantu barazimenye binyuze muri ubu buryo baranazikunda, biri mu byatumye abasura iyi ngoro y'urukari biyongera. Ibi rero byagaragaje ko inyambo tuvuga atari inka tubona gusa, ahubwo hari n'ibizikomokaho birimo umurage n'ubuvanganzo buzishamikiyeho, nk'uko ikiganiro cyatanzwe n'impuguke cyabigarutseho, harimo n'amazina y'inka n'ibindi bitandukanye. Inka z'inyambo zari inka z'ibirori, ndetse uko zabonekaga uhereye ku y'ingegene byagaragazaga ubuhanga bw'Abanyarwanda mu kubona icyororo cy'inka bifuza, yaba mu bwiza ndetse n'ibindi. Inyambo rero ni inka zishimirwa kuko zigaragara neza kandi ntabwo zigira icyusa, ku buryo kuzimurikira abantu ngo hagaragazwe ubuhanga bw'Abanyarwanda mu bworozi n'agaciro baha inka ni ingenzi cyane. Twongeye gushimira abazitaho, abazibungabunga kugira ngo zidacika, ndetse namwe mwese muzisura mugamije guhesha agaciro umuco wacu uhishemo ubuhanga n'ubuvanganzo buhanitse. Mu gihe hamurikwa inyambo, biba ari umwanya mwiza wo gukundisha abantu ubworozi, tugendeye ku muco ndetse n'amateka yacu nk'Abanyarwanda. Umuturage ashobora kutorora inka zo mu bwoko bw'inyambo, ariko agashyigikira gahunda ya gira inka munyarwanda yazanywe na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, kandi twese tuzi akamaro iyi gahunda ifitiye Abanyarwanda. Inka mu ruganda rw'ubukungu, nagira ngo mufashe tumushimire. Kumurika inyambo ntabwo ari ibirori gusa, ahubwo ni ukugaragaza iterambere dukomora mu mateka n'umuco. Ibikorwa nk'ibi bigaragaza ibisubizo Abanyarwanda bagiye bishakamo ngo bakemure ibibazo byabaga bitwugarije. Ni ingenzi cyane gusigasira umuco wacu, kuwukomeraho no kuwukundisha abana bacu, ndetse tutibagiwe n'abanyamahanga. Shoje nongera kubashimira cyane ibi birori, nshimira cyane akarere ndetse n'abafatanyabikorwa banyu mwabitekereje, ababiteguye mwese, ababyitabiriye mwakoze cyane. Mukomeze mugubwe neza kandi mukomeze kuryoherwa n'ibi birori. Imana ibarinde. iyo rwangana nayo kabeho wangabiye ingawe ingane y'urukundo rero mama, iyo rwangana nayo kabeho iyege nyawe ngo nzakugabira inyambo rero mama, iyo rwangana kabeho wangabiye ingane y'urukundo rero mama.
cyane indejuru. I'm director of a research center called Bioorbic, and today we signed a memorandum of understanding with the Rwandan National Dairy Platform for the Happy Earth project. I will talk about the Happy Earth. The Happy Earth project is building on the knowledge and vision within the Rwandan community for Inyambo cows. We want to help Rwanda to secure the sustainability of the Inyambo cow culturally, socially, economically, and environmentally. Rwanda has a long-standing culture of cattle rearing since time immemorial. In Rwanda, cows are valued as a symbol of family, friendship within communities, and are symbolic of wealth and social status. There are many similarities between Rwanda and Ireland, where we also value cows and agriculture immensely. Cattle are habitually given as gifts to one another here in Rwanda, and traditionally Ireland has also undertaken this tradition. That creates a long-lasting bond of goodwill and solidarity between the giving and the receiving families. Since time immemorial, milk has been consumed in social settings in Rwanda, just like tea and coffee in other cultures. And excess milk produced by cows of wealthy families has been shared with poor neighbours. For many Rwandans, milk is a sacred and wholesome food which connects them to their culture and history, just like Ireland. There is evidence that Rwandans have been dairying and consuming milk for as much as 3,000 years. In Ireland, over the last 50 years, we have seen that the dairy sector is an incredible value to Ireland and is a pathway to economic growth, as it not only contributes to the country's gross domestic product, but also offers rural communities the opportunity to prosper. The Inyambo cow is a huge opportunity for Rwanda to build sustainable communities through milk production, milk processing, and also to increase agri and ecotourism and food innovation. We concentrate on improving production, improving productivity, conservation of Inyambo, and sustainability. The Blues Creamery Rwanda and the RNDP will also emphasise the production of high-quality cheese from Inyambo milk, which I truly believe will be a national and international success. The state to the alleviation of poverty, and they have supported the Happy Earth project, and also to Science Foundation Ireland through the government who are funding Bioorbic, and also of course to Florence in RNDP and the Rwandan National Dairy Platform and the Rwandan government for their financial support, and also providing the critical infrastructure to support the project. For example, the Rwandan Agricultural Board demonstration farm and satellite Inyambo farms across Rwanda. The Irish Ambassador Kevin Colgan, who is here with us today, I want to give a special thanks for his unwavering support since the initial concept of Happy Earth was presented to him. Without his support, we would not be here today. And finally, to the Inyambo District Mayor for his kind invitation and hospitality, which has been amazing, and to be part of the first Inyambo Parade Festival brings us great honour. Thank you very much.